isoni zari zigiye kugukora Imana izimuriye ku mwanzi wawe. Imana ntabwo itewe n'ubwinshi bw'abakwanga, ntabwo itewe n'ubwinshi bw'abakuvuga nabi, ntabwo itewe n'ubwinshi bw'abagusebya, bose izaba mwariza hamwe. Ahantu wanyuze usuzuguritse ugiye kuhanyura Imana yahinduye amateka yawe. Herezo muri kiganza umubwire ngo inzira wanyuzemo ubabaye ugiye kuyinyuramo utanga amashimwe y'Imana. Inzira wanyuzemo ubona bidashoboka ugiye kongera kuyinyuramo uyihereza amakuru y'Imana ahikujyana. Niba hari ikintu kiryoha nukunyura mu nzira wasuzuguriwemo ukongera ukayinyuramo uri gutanga amashimwe, Imana yakwambitse icyubahiro. Icyo kintu kiraryoha. Ubuzima bwawe ni episode ya mbere irarangiye. Hari ikindi gice Imana yahishe abanzi bawe bagiye kukibona. Hari igice Imana yahishe abanzi bawe batarabona, batarahishurirwa. Ubuzima bwawe Imana igiye kukuzanira indi episode. Reba umuntu mu maso ubwire ngo episode y'amarira Imana irayirangije, agiye kuza ikindi gice cya episode y'umunezero. Ubuzima bwawe ni nka filime, ni episode y'amarira igiye kurangira. Hari ikindi gice Imana yahishe abanzi bawe Imana igiye kuguterekamo. Hari indi episode y'ubuzima Imana igiye kukwinjizamo. Wamuhaye ikiganza ukamubwira ngo hari indi episode y'ubuzima bwawe Imana igiye kukwinjizamo. Imana iguhereza umugisha. Birashoboka ko wararurira bwaca mu gitondo Imana igakamya isoko y'amarira. Birashoboka ko wararuvuza induru bwaca mu gitondo Imana ikaguhereza guseka kaba. Hariya mama talabos tumvijwe rimbwira ngo inzira wanyuzemo isoni zigukora ugiye kongera unyure muri iyo nzira ugaragaza icyubahiro cy'Imana. Tela alias Kemere. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Yavuze ngo Hana hagaruka imbere y'Imana aza gushima. Abwira umutambyi aramubwira ngo mwami ni njyewe wa mugore. Gira umuntu muri Kongo hari igihe ugiye gutanga ubuhamya. Hari igihe ugiye gutanga ubuhamya. Niba hari ikintu kiryoha ni ugutangira ubuhamya bwaho wasebeye. Hana arazinduka ahagarara imbere y'iteraniro aravuga ngo ninjye wa mugore mwavugaga koko ntabyara, none dore ndahetse Imana yanyibutse. Ninjye wa mugore wahoragurira, ninjye wahoragurira, ninjye wahoraga wimuka nikoreye matera, nanjye Uwiteka yanyibutse. Mva ijambo ry'ubuhanuzi. Ugiye gutangira ubuhamya ku musozi wasebeyeho. Hana azinduka mu gitondo haravuga ngo ninjye wa mugore, ninjyewe wari warabuze urubyaro, ninjyewe mwari mwaravuze ko naheka. Penina wamutukaga igitondo n'amanywa amubwira ngo Erukana nubwo agukunda gukundira iki kutabyara. Holiya side ngiri uwo muntu muri kumwe ngo reka bagutuke, Imana yarabyemeye ariko ntabwo ariko bizahora. Reka bagusake bagukwene, reka bakuvugirize induru, ntabwo ariko bizahora. Ndabona abantu bagiye kuzamura amashimwe y'Imana. Ndabona abantu bagiye gutangaza imirimo y'Imana. Papa JP ari gitondo tugiye gutangaza imirimo y'Imana. Hana arazinduka ndo Penina ari mu iteraniro, abanzi be bamureba bafashijwe.
munyeganyeze umubwire ngo humura, hari igitondo ugiye guterura amashimwe abantu bagacanganyikirwa. Hari igitondo ugiye kuvuga imirimo y'Imana. Ibyo bibazo uri kunyuramo ni intsinzi yawe y'ejo hazaza. Hari karabobo hana arazinduka ararira, ari mu nzu y'Imana, aravuga ngo ninjye wa mugore. Koreramo gato ngiye guhanura. Marira ya Yohana ya Yohana ni esatere haruwa yakuyeho, haruwa yakuyeho, niwe Yesu. Ari bahumugisha. Umva ntanahagarara imbere y'iteraniro. Umva bwira uwo muntu muri Kongo, umusozi wasebeyeho ugiye kongera kuwuhagararaho, ubabwira imirimo y'Imana, ubabwira uburyo Imana itabara. Umusozi bavuze ko utazakoreraho mariage, ugiye kuwuhagararaho, bareba uburyo Imana itabara. Uriya musozi bavuze ko uzapfura ingumba, ugiye kuwuhagararaho, wereka abantu ko Imana itanguruza. Hiriya mama saya haravuga ngo nimureke nshima Imana, haravuga ngo ninjye wa mugore garutse imbere yawe, ninjye wa mugabo wagendaga n'amaguru. Reba umuntu mu maso umubwire ngo humura, igitondo cy'amashimwe kiraje vuba na bwangu byihuse. Igitondo cy'amashimwe, mva ikintu kiryoha, gutabarirwa aho wasabeye biraryoha. Igitondo kimwe Yesu yarigishije i Galilaya, bamuzanira impumyi ngo Yesu arayihumura. Yesu aramubwira ngo umva, hano i Galilaya nta muntu n'umwe ukuzi, subira muri karitsiye y'iwanyu, hahandi bari bazi kuri impumyi. Ariko ndafashijwe, watera haleluya. Umva Yesu aramubwira ngo irukanka iwanyu. Yohana 9:8 biravuga ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza, bamwe bati niwe, ngo abandi bati siwe, ngo nawe arababwira ngo ni kera. Mva ikintu kiryoha kuri iyi si, gutunga amafaranga biraryoha, kuba mu nzu yawe udakondesha biraryoha, kugira umugore utagusaza biraryoha, no kugira umugabo utagusaza biraryoha. Ariko niba hari ikintu kiryoha kurushaho, ni ukubona umwanzi wawe Imana iguhera icyubahiro imbere ye, akagukeneraho ubufasha. Oh haleluya. Niba hari ikintu kiryoha, ni ukugirira icyubahiro imbere y'umwanzi wawe, nta kintu yabikoraho, biraryoha. Ngira uwo muntu muri Kongo, Imana iguhera icyubahiro imbere y'umwanzi wawe. Imana iguhera icyubahiro imbere y'umwanzi wawe. Ibyo bintu binaniza abadayimoni nka 800. Kugirira icyubahiro imbere y'umwanzi biraryoha. Ndumva ngize imbabazi. Ngira umuntu muri Kongo, abanzi bawe barajya he ko bazahora bamwara? Abanzi bawe barajya he ko bazahora bamwara? Reka mbabwire, isaha irageze, isaha irageze. Ndakwifurije muri uyu mugoroba Imana igukorera igitangaza kimwe kizavugisha amahanga. Hindura amasengesho, kuko Satani n'abadayimoni bakoze inama, barakure kugakora, wagera igihe cyo gusarura ugasarura amarira n'umubabaro. Satani arakure kugatwita, yagera amezi 8 ndingwi ivuyemo.
Satani arakureka ukarambagizwa, wajya gukora ubukwe ukumva ngo ubukwe bupfuye ku munota wanyu. Satani arakureka ugacuruza, wageraho kunguka akagutera ibihombo. Satani arakureka ukiga, ariko diplome yawe akayitesha agaciro. Ngiri uwo muntu muri kwe ngo tugiye guhindura amasengesho. Urasenga ntibikunda, urara mu butayu ntibikunda, usenga amasengesho y'ubwoko ashoboka ntibikunda. Uyu mugoroba Satani tugiye kumuha agasopo. Satani agomba kukurekura, akarekura icyerekezo cya Imana ikujyana. Ndashimira Imana. Tugiye gusenga Imana. Umusozi w'umubabaro. Ariko uyu mugoroba avuga ngo ngiye kwinjira mu gihe cyanjye. Uyu mugoroba Imana igiye kukwinjiza mu gihe cyawe. Imana iguhereza umugisha. Haleluya. Imana igiye kukwinjiza mu gihe cyawe. Ariko muhereze ikiganza umubwire ngo humura, episode y'ubuzima bubi irarangiye. Episode y'ubuzima bubi irarangiye. Episode y'ubuzima buciriritse igize gute bene data? Sinzi umuntu ndi kubwira muri uyu mugoroba, ariko Imana iravuze ngo episode y'ubuzima bubi irarangiye. Hari ikintu cy'imira Imana. Muzarebe abantu mukunda kureba filime. Mukinyi wa filime burya ni umuhanga, akina filime filime ikabigize gute. Hanyuma abantu bakuzi muri episode y'ubuzima bushaririye, baramutse banakubajije amateka bavuga episode y'ubuzima bwawe bubi gusa. Ariko hari indi episode Imana yabaye. Hari ijambo Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo ni wowe tabaza ry'umuryango wawe Imana igiye guhagurutsa, bakamenya Imana usenga muri famiye yiwanyu. Ni wowe tabaza ry'ubuzima bwawe. Hana aterura amashi. Hari abantu batatu Imana yahereye icyubahiro ku musozi basebeyeho. Undi mugabo yitwa Yosefu. Gira umuntu muri ngo Imana igukorera igitangaza gituma wongera kwibwira abantu. Imana igukorera igitangaza gituma wongera kwibwira abantu. Yosefu baramushugunye baramugurisha, ngo inzara iteye. Yosefu arongera arivuga ngo ni njyewe. Mwagurishije muri Egiputa. Tugiye gusenga Imana. Mwene daturi hano, inzira ikugeza ku nsinzi yuzuyemo amahwa n'amacupa, ariko ubwo buhamya bw'ibihe bibi uri kunyuramo, hari umunsi ari bwo buhamya uzajya utanga ubwira abantu imirimo Imana yakoze. Ndagira ngo utangarize uyu mugoroba, iherezo ry'ubuzima urimo bubi Imana irabuzi. Nta kontara ufitanye n'amarira urarurira, nta kontara ufitanye n'ubugumba, nta kontara ufitanye n'amadeni, nta kontara ufitanye n'iyo diyabete, nta kontara ufitanye n'ubwo bushomeri. Sizoni y'Imana iraje, igihe cy'Imana ndakireba cyiza. Bari ku misozi yerate, banezeranywe n'umukiza. Haleluya, basize imibabaro yose. Ayiweyo ariko imisozi, bari ku misozi turi
turirimbane twese banezerewe n'umukiza basize imibabaro yose tuzabayo genza bari ku misozi wino haleluya banezerewe n'umukiza dusize imiba turirimbane twese tuzabayo genza bari ku misozi banezerewe n'umukiza basize imibabaro yose haleluya tuzabayo kogerekana bari ku misozi Imana ishimwe banezerewe n'umukiza haleluya tuzabayo bari ku misozi banezerewe n'umukiza dusize imibabaro yose tuzabayo amaboko yacu aheke ariko imisozi haleluya dusize imibabaro tuzabayo bari ku misozi banezerewe Imana ishimwe basize imibabaro yose tuzabayo bari ku misozi ariko imisozi banezerewe Imana ishimwe mana we dusize imibabaro yose haleluya tuzabayo gwino bari ku misozi we banezerewe basize haleluya tuzabayo bari ku misozi banagira ibihewe banezerewe n'umukiza dusize imibabaro banagira